abantu beza bahorana umubabaro n'intambara. Uzazira kuba mwiza bakubabaza, bakwima urukundo, bakuryarya, ububahe ntibakubahe, bakunde ntibagukunde. Kuko ni inzu y'abagome. kandi aho urashaka kuyibamo intama. Ambwase rafata terega twebwe. Murumva? Asubiza no muntu ariko ntukupe. Okay. Okay, ndabirangije. Imugoroba ni mahoro. Sumva hano kubera kuri umuntu mwiza uranabizira. Yego. Ubizira financially, ubuzira amarangamutima. Yego. Pega ibyaha biragenda, abantu bakakureka. Kuko uri umuntu mwiza ntabwo umuntu yamenye ko ndi kuri kamera. Sorry. Ntago yabimenye utamubwiye. Kandi yabinyandikiye. Bireke gira. Noneho aha twari turi urabaha. Bakumva ko byagusagutse. Kandi ubwo wigomwe. Babiha agaciro kibaho. Agaciro n'icyo bahaye. Ntago agaciro ari uko wabikoze n'umutima wabikore. Ikindi ntago baha agaciro kuba ntago baha agaciro ko wigeze kubaha. Baha agaciro kubaha. Ubwo umunsi wabibuze nta gaciro. Ebo bapudetinga umunsi babaha. Iyi minsi ya kera ntago bayibuka. Babari bigezweho watanze. Okay. Nifashe umwanya ngo baganirize. Uvuga ko wirata, wibonekeza, ari we wigize umunyakuri, wigize umujyanama kuko ashaka kwangiza. Yego. Ubabera inyangamugayo. Bakakubera indyarya. Ngaba abantu. Shigaje ngaha. Aha rero urasabwa ibintu bitari munsi ya 5. Icyambere witakaza kuba umuntu mwiza muri wowe. Yego. Kubera impamvu z'abantu. Muramurikira. Ndakumva cyane. Ibyo bakora byose bitakaza kuba mwiza. Yego. Ahubwo ubwiza bwawe bwigumanire. Kabiri, menya kububika. Kuburinda. Yego. No kubuhagararaho. Uzaburindisha iki? Uzaburindisha. Kabiri, uzaburindisha iki? Uzaburindisha ubwenge. Uzaburindisha amarangamutima. Ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenyesha ubumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu.
Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere. Baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, amenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye. Nibwo butwari. Amina. Zino none kumwe bwabera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka ngo haye ikaze ku kiganiro cyane mugoroba nkwanira bawe cyangwa se build an everlasting legacy. Amazina ni Jerry, wowe uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uvuga ukanumva ururimi rw'ikinyarwanda, turakwakiriye cyane. Imana iguhe umugisha, abafasha za seed of joy, imbuto z'ibyishimo ndetse no kwishyura mituweli de sante, dore ko twegereje n'iminsi y'umwaka wo kwishyura nyine. Harimo ababikoze, turabashimira. Yego mushumba, wiriwe neza? Nyanda amahoro, ndashima Imana. Kandi urakoze, dumye gusenga kandi Imana izatugirira neza. Muri iyi migoroba ndimo ndifuza ko rwose pe abantu batera intambwe, bagera ahantu bava ahantu bajya ahandi kandi bizaba amahoro. Ariyo mpamvu ngiye gusenga Imana. Mana nyiri byose, rugira byose, mutabazi wa bose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo tuvuga ku manywa na nijoro, umubyeyi wacu utadutenguha, umunyembaraga, w'umunyabushobozi, kandi ujya ukora ibintu neza. Mana njya nkwizera, nkakwiringira, kandi ngahamya neza ko muri wowe harimo imbaraga zirutiza abantu bose. Umuntu yambaza kuki ntakize kandi ngusenga, wabwiye Petero, Pawulo amubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, yari afite ijisho ryapfuye. Rero bibaho ko hari igihe ukora ikintu ku neza iyo ugikoreye. Nyemerera muri kino kiganiro tugiye kuganira n'abantu bawe mu myanya itandukanye y'isi. Data, unkorera ikintu cyiza cyifuzwa n'umutima wanjye, n'abandi bagire neza. Cecekesheje amajwi yose atavuga Imana, imigambi y'abadayimoni n'ibikorwa bya sekibi ku buzima bwa buri muntu, mu izina rya Yesu be stopped by now. Nanjye Mwami niringiye ko ubu burwayi hari igihe uzabushyiraho iherezo. Bishatse wabikora none, bishatse wabikora ejo, ariko njyewe niringira imbaraga zawe muri byose. Iki kiganiro kiyobore abafite umutima uhangayitse n'ubwo bongere bahindukire. Nyagura ku ngoma abantu bari munsi y'ibiganza by'abandi uyu munsi bashyire hejuru. Abacishijwe bugufi na bene wabo, n'abambuye ijambo n'abavandimwe, n'abambuye ijambo n'abagore n'abagabo, bakabacisha bugufi bakamanura. Unyemerere munacyumvirije ijambo ikino cyumweru cyose kibe cy'ububyutse buduhagurutsa butwinjiza aho dukorana nawe. Pawulo yandikira abakristo arababwira ngo ukunda Imana ni umenywa nayo. Warakoze kutumenya, urakoze bana nanjye, bane na Jeru, bane na Joseph, bane n'iri tsinda, bane n'abagiye gufungura audio mu izina rya Yesu. Abadayimoni bose baceceke kandi baceceke burundu. Ufite urufunguzo rw'ibyanjye ryumve, uwumva hari ikindi umufashe. Ndasenze kugira ngo imbaraga zisumba byose zinjire, zisenye, zikubite, zivaneho icyo umwanzi yubatse ku buzima bw'abantu. Data, tujya imbere bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Gusenga biraryoha muvande. Nabibonaga ko wari winjiye ahandi hantu.
ndahinjira burya nanga kubigira akamenyera, ariko Imana impaye numva ngomba kubikora. Uyu munsi rero buriya muvandimwe wanjye Jerry Petit Frere, kuba umuntu mwiza, wubaha, witonda, utanga, ufasha, utabara, ukora byose, abantu ntibazabura kumufata nabi, kumuvuga nabi, no kumwanga bikabije. uvuga ko ari byo byose kandi bishakwa n'abantu benshi. Ariko being a good person, kuba umuntu mwiza, does not protect you ntabwo bikurinda from being treated badly. Love, ni ukuvuga ngo ntabwo bibuza ko ufatwa nabi n'abandi bantu. uruzi ko bakagukunze. Iri ni ijambo rya challenge, ariko umuntu akwiye kumva. Kuba umuntu mwiza ntibishobora kukurinda yuko abantu bagufata nabi mu rukundo kandi warabagiriye neza. Yego. So umuntu mwiza, ariko irinde kujya gushakisha urukundo, wikunda ko abantu bagukunda. No, ntabwo bazagutreatinga well as you treat them. ntabwo bazagufata neza nk'uko bafata neza wowe. Kuko ntabwo babibona. Yego. Ndabyumva cyane cyane. Abantu Imana igiye kuguha baza buhoro buhoro, kandi nta ntambara ziba zibarimo. Abantu bazagukunda baza gahoro gahoro, kandi nta ntambara ziba zibarimo. None se wagira ngo umuntu agukunda ko utabigizemo uruhare? Erega usaba gukunda igihe hari nk'ikintu mba nitegereza. Umuntu agukunda ate akumaraho ibyo ufite? Nirwo rukundo nyine, niko bavuga. Urukundo si ugutanga se? Urukundo si ugutanga. Iyo utamuhaye ngo ntabwo uba umukunda. Hari ibitangwa n'ibidatangwa. Ibitangwa n'ibidatangwa. Urukundo rushingiye mu gutanga rurangira nk'isabune waguze muri botike, rugenda ruyenga ukayisiga mu ibase wabyibagiwe. Usanga n'ubundi yayonza ariko itameze uko yari imeze. Niko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo be a good person, but set boundaries. Ba umuntu mwiza ariko ushyireho aho ugarukira. Nyirantarengwa. I got you. Wabyumvise? Wabyumvise. Kuba umuntu mwiza, yego, mu bantu ntabwo tubyanga, ariko umuntu mwiza, yego, ariko shyiraho amahame arinda umutima wawe, shyiraho amahame arinda akazi kawe, shyiraho amahame arinda ibyo ukora. yego. Abantu beza bahorana umubabaro n'intambara. Uzazira kuba mwiza bakubabaza,
bakwima urukundo, bakuryarye, ububahe ntibakubahe, bakunde ntibagukunde, kuko ni inzu y'abagome. kandi aho urashaka kuyibamo intama. ambwase rafata tureka twebwe, murumva? asubiza uno muntu ariko ntukupe. Okay. Okay, ndabirangije. Imugoroba ni mahoro. Sumva hano kubera kuri umuntu mwiza uranabizira. Yego. Ubizira financially, ubuzira amarangamutima. Yego. Pega ibyawe biragenda, abantu bakakureka. Kuko uri umuntu mwiza ntabwo umuntu yamenye ko ndi kuri kamera. Sorry. Ntabwo yabimenye utamubwiye. Kandi yabinyandikiye. Bireke gira. Noneho aha twari turi urabaha bakumva ko byagusagutse, kandi ubwo wigomwe babiha agaciro kibago. Agaciro n'icyo bahaye, ntabwo agaciro ari uko wabikoze n'umutima wabikora. Ikindi ntabwo baha agaciro ntabwo baha agaciro ko wigeze kubaha. Baha agaciro kubaha. ubwo umunsi wabibuze nta gaciro. Ebo bapudetinga umunsi babaha, iyi minsi ya kera ntabwo bayibuka. babara ibigezweho watanze. Okay. Nifashe umwanya ngo baganirize, uvuga ko wirata, wibonekeza, rero wigize umunyakuri, wigize umujyanama, kuko ashaka kwangiza. Yego. Ubabera inyangamugayo, bakakubera indyarya. Ngaba abantu shigaje ngaha. Aha rero urasabwa ibintu bitari munsi ya 5. Icyambere witakaza kuba umuntu mwiza muri wowe. Yego. Kubera impamvu z'abantu. Murankurikira? Ndakumva cyane. Ibyo bakora byose bitakaza kuba mwiza. Yego. Ahubwo ubwiza bwawe bwigumanire. Kabiri, menya kububika, kuburinda. Yego. No kubuhagararaho. Uzabarindisha iki? Uzabarindisha. Kabiri, uzaburindisha iki? Uzaburindisha ubwenge, uzaburindisha amarangamutima. Amarangamutima urayabajyana kure batayakiniramo. Ariko ugakoresha bwa bwenge, uko amarangamutima yagushuka, ariko ubwenge nibushukana. Yego. Gerageza kwiyambura abantu babi, ubatera umugongo. Gatatu, mu gihe ubona ko icyo wagomba gukora ugikoze kidashobotse, vuga no.
saba Imana iguha ubwenge bwo kumenya ngo ngumane nande ndekure nde. Cyanyuma gisoza, yego, ntugapfe kubwira umuntu ibyo utekereza muri wowe mu gihe ubona ko urwego rwe nawe bidahura. ntakamenye ibyo utekereza kandi ubona bidahura. Yes. Mukozi w'Imana yaravuze imwe ngo nubona hari amavuta utangiye kugira, ntuzicara aho ubonye, ntuzarya aho ubonye, ntuzanywe n'aho ubonye bose. Ugomba kurinda. So being a good person does not protect you from being treated badly. Kuba umuntu mwiza ntibikurinda cyangwa ntibikora ko ufatwa nabi n'abantu. Ibi bintu mpamvu bikubwiye, abantu benshi barimo barakomeretswa nabyo, abandi bakarizwa nabyo, abandi batigera urusengero nduvuyemo nzongera gusenga. Kibaza urasenga umuntu wowe? Nta yindi mpamvu ibiguteye, nuko uri umuntu mwiza ukagira ngo bose babe beza. Ntabwo bikunda. Kandi nawe umuntu agugenzuye ntabwo uri mwiza reka. Kora ibiri mu nshingano zawe, kora ibyo wumva ushoboye, gera ku cyo wumva ushoboye, wubaka umupaka kugeza ku ntego nyayo. Reka mbabwire ngo shalom. Shalom, shalom, murakoze cyane.